urabona ko bitwikiriye ijoro baje amanywa none batashye ijoro ntabwo byari byoroshye bitwikiriye ijoro ariko navuze ndeba mu binyamakuru byo muri South Africa cyane cyane nka SABC cya gitangazamakuru cyabo cyari kirimo kibishyiraho mu kanya rwose aho babatwaye ku bitaro bya gisirikare bamwe mu bakomeretse South Africa urebye ngo hagezeyo abageze ku 189 baba Sud Afrique ariko ko bigaragara burya bose ntabwo ari inkomere harimo n'abazima ibyo bavuga ngo harimo abahamutse ngo harimo bavuga byinshi cyane byabo gusa uko bigaragara umunyamakuru numvaga Makena ni umunyamakuru wabo nuza international correspondent wabo numvaga arimo aravuga ko ikintu cyatumye batinda kwinjira nako gutaha diplomasi ngo yabaye imbere nge wa mugani diplomasi yaragoranye cyane kuko babanje gushyiramo UN bashyiramo Rwanda hazamo nyine byensiri na M23 ariko uko bigaragara ukuntu yabisobanuraga ubona ko South Africa itashakaga direct kuganira na M23. South Africa yaciye ku bandi bantu yo yaciye kuri MONUSCO na UN muri rusange kandi wabonye ko nuriya muyobozi wa nuza Bintou Keita yavuze ko nuza Sadek bakorana cyane mbese asa nkaho ayisingiza ubona ko ariho baciye baca no ku Rwanda ku buryo buriya ari n'andi makuru usomye mu gitondo kuri icyo kinyamakuru bavuga ko impamvu batagiye ejo bundi cyageze ko mwari mwiteguye ko bagomba kugenda kuwa gatandatu ngo indege yagombaga kuza yari itarahabwa uruhushya na leta y'u Rwanda indege ngo niyo yabaye ikibazo rwose ngo yari itarahabwa uruhushya rwose barabivuze hanyuma Makena we avuga ko ngo diplomasi yagoranye cyane kubera ko ngo nyuma ho MONUSCO igeragereje kuvugana na M23 yabasubije yuko ahantu barababwiye ati mufungure ikibuga cy'indege tuzana indege hanyuma ducyura abasirikare bacu M23 iranga ati no bahitamo indi nzira ya Bujumbura kuvuga ngo ubwo wenda bari kugenda mu mazi bakamanuka Bukavu bakajya gutegera i Bujumbura M23 irabasubiza ati bahitamo nanone indi nzira ya Bunagana umva ko ntabwo bashakaga guca mu Rwanda Makena yabisobanuye rwose yego ngo Bunagana nabwo M23 irangira ababwira ati ahantu twabemerera ni hamwe honyine mukatuvira ku butaka ati mugomba guca mu Rwanda ati nahandi ndaje tubijyemo twakira abakunzi ba Bwiza TV aho bari hose hirya no hino nabo batubwire uko bameze aho muri abari mu Rwanda abari mu Burundi abari muri Kongo umujyi wa Goma umujyi wa Bukavu Tanzania abari mu Uganda abari mu Burayi mwese mwaramutse mumeze mute turaho twabanje kubura uko twari turushye nyine ibyo twavugaga nge na Rudahunga cyane kubw'ingendo nyinshi no kubwo gushyuha umutwe tujye kugaruka ku nkuru zihere tujye kugaruka kuri Sadek yaraye ivuye ubundi byagurutse mu mujyi wa Gisenyi nka 12:40 wavuga ko nibwo jewe yanyuzeho nka 12:45 aho narindi ubwo rero bivuze ko abanyakigali bashobora ko bayibonye nko mu masaa 4 gutyo saa 5 ndakeka gutyo daho turayigarukaho turebe impamvu zibyishi nyuma turebe ibyabaye kuri no scenario cyane ko ejo mu kiganiro cyose tutabigarutseho ariko turaza no kureba mu makuru y'imirwano mu bice bitandukanye turaza kandi kureba kubahuza Sadek na Yase bashyize abahuza bagomba guhuza M23 na leta ya Kinshasa nibyo turibuze kureba muri iki kiganiro cocktail iryoshye kabisa yego iriya cocktail ariko jewe ntabonye ibyo bavuga ko bakeneye abahuza bataraho muri Yase na Sadek byaje kuranya n'undi ari abantu n'ubundi usanga tubona cyo kuza Obasanjo ntago arimo wenda nka Obasanjo nuri wa Ethiopia kuko ntabwo Ethiopia iba muri Yase yego Ethiopia iba muri Yase oya ntabwo ibamo Ethiopia arakabo kigira muri Yase
Ethiopia iba hari undi muryango ibamo ndawibagiwe gatoya ariko ntabwo iba muri EAC. ngayo nguko rero turi buganire ku bintu byinshi cyane biri kuvugwa na Norbert ndibaza ko adukurikiye. Alpha Mike nari yambwiye ngo ari buze kuboneka mu kaganiro katari burenze isaha. Norbert ngo baragusuhuza ndibaza ko arakumva. Rudahu reka turebe wenda muri rusange tujye kuri SADC yarwanya inkundura yo kugira ngo idaca mu Rwanda. Wenda mbere yuko tujya kureba kuri iyo nkundura turebe kwanza kuri M23 iyo ahubwo yakoze operasiyo ziganisha SADC na MONUSCO n'abandi bose kugira gute kubona inzira mu Rwanda. Ibyo twabivuzeho cyane turebe kuko urebye neza M23 ibyo yakoze byose yari izi ko igomba kubaha inzira mu Rwanda batahanyura bakisura. Yaba MONUSCO yaciye mu Rwanda, yaba SADC iciye mu Rwanda. Ariko ikindi kinabonye ngiye ku munsi w'ejo guca mu Rwanda nubwo byise ko ari abarwayi ngo abantu bahamutse abantu bafite ibibazo, ngiye nabonye ko ahubwo birangiye SADC yose izaca mu Rwanda. Niko bimeze na Makena ndi bugaruka we yabivuze. Yego. So reka turebe rero icyari kiri mu nda y'isi cyangwa se cyari inyuma y'ibi byose. SADC Rudahu ngo wawe mwanya SADC ije mu mirwano iratsinzwe ifashwe matekwa izirikirwa ahantu hamwe. SADC itashye imbokoboko cyo kuza nabonye batwaye agakontineri kari inyuma y'izo bisi zigera mu 8 kwa steri. Muri la kontineri nirimo ibikoresho byabo ibikapu n'ibiki byose. Yego kuko nta mbunda byo bazanye. Imbunda zo ntazari ntabwo bazibemereye. Noneho ikindi nabonyemo hariya abaturutse mu bambiro bari bambaye civili. Kugira ngo abantu ari kureba wenda iyo foto iri kuri ntuza yacu irimo bambaye imyenda ya gisirikare aho ni mu bambiro. Niho bari iriya foto ni mu bambiro. Niho bari wenda reka nyizane kugira ngo abantu bayirebe barebe mu bambiro. Nabonye bo binjira mu modoka bambaye civili. Ariko ngo mbere hari habanje kuba intambara y'iki yuko bagomba kwambara civili badashaka kwambara imyenda ya gisirikare. Ntago bashaka kugaragaza ibihugu byabo. Ariko nza kubonamo nicyerekana ko batsinzwe kuko baje bambaye igisirikare none ngo basubire bambaye civili. Rudahu ndakwakira rero tuvuge kuri SADC wenda na Norbert aze kudufasha nabona umwanya niba adukurikiye. Yego ikaze. Urakoze nongeye gusuza duteze amatwi ndetse na mugenzi wanjye Norbert kudufasha. No kuvuga ngo nkuko wari ubigarutseho twagiye tubivuga ahubwo nuko wenda basuzugura izi analyse zacu bakagombye kuba baratwumviye kuko twagiye tubaraburira twabwira tuti rwose M23 irimo irate uko tubibonere gutegura operasiyo izatuma muca mu Rwanda. Ngira ngo ni ibintu twagarutseho urabyibuka nawe atuvuga tuti iyi cocktail yose izisanga Rubavu. Yego. Byageze aho bari barabasigiye inzira ebyiri banga kugenda y'amazi bira byose M23 yari ibizi. Uri yagiye gufata Minova hariya hakigendwa banga kugenda barakomeza. Ntabwo bumvaga ko ngiye kwanariza neza ntabwo bumvaga ko M23 yatinyuka kwinjira muri Goma. Hano harimo abasirikare 60 harimo intwaro zingana kuriya harimo ONU harimo umuryango mpuzamahanga uvuga yuko bawukuyemo 2012 ntabwo ibyo babyumvaga. Ariko ntibamenya imibare M23 yari yarakinnye ntibamenya ko yazingiye uriya mujyi igihe kirekire. Yego. kugira ngo isaha n'isaha izagere batungurwa mwene kageni nk'uko ejo nabikubwiye ni operasiyo izigishwa mu banyeshuri baziga military science mu ma university yo ku isi. Yego. Aho umutwe witwaje intwaro uzingiriza abantu bangana kuriya bose icyarimwe harimo ONU harimo bose bagashiduka harimo baraca mu kindi kandi bashinja ukubakubira mu gatebo kamwe bose kabisa mu gatebo kamwe none nazira amazi bageraho barayibura bagategekwa guca muri cya gihugu bagizemo uruhare rwo guteramo ibisasu.
iyo ni ipfunwe kuri bo riteye ubwoba. yego none urambajije uti iyi operasiyo yo kugenda yo gutaha byagenze biti. wenda nk'uko nagiye mbivuga, ikinyamakuru cyo muri Afurika y'Epfo SABC namunyikurikira rwose kuva ejo, nabo bakurikiranaga umurongo ku murongo uko bariya nyine bagomba gutaha. ikindi kandi umunyamakuru yavuze ko barakurikiranaga nabo bagize ikibazo cyo kubura amafoto n'amavideo, kuko naje gusanga hari akavideo nafatiye Goma niko kasirikiraga muri South Africa. niko kasirikiraga, yego yes, bise bihuza n'umunyamakuru wabo wari uri ku bitaro arindiriye bamwe mu barwayi batwaye, avuga yuko ngo babajije minisitiri w'ingabo, baramubaza ngo wowe koza ukabeshya abaturage ba South Africa ngo abasirikare bacu bari muri Congo ngo bafashwe neza, ngo nta kibazo bafite, ngo nta nubwo bari nuza ngo nta nubwo bari, ngo ntabwo bari matekwa za M23, ngo kandi ngo hari amavideo turi kubona urumva ngo barimo gusaba ibiryo ngo n'amazi M23 ngo kuri social media. urumva ngo yabuze ikintu abasubiza, ngo nigeze ahakana, ngo nta nubwo yigeze yemera. urumva rero bari bafite umuriro mwinshi cyane, igitutu botswa na media yabo, igitutu botswa na parliament, n'igitutu botswa n'abaturage n'imiryango urumva y'abasirikare byose muri rusange. Yego ariko noneho muri ka kantu ko gushaka kwiyemera bakavuga bati twebwe ntabwo tuzaganira na M23, ahubwo tuzaganira nande, tuzaganira na boss wabo nka biriya Kisekedi Jean yavuze ngo M23 ni pante ni nk'akantu ukoresha noneho kakajya gakina ibintu ukagira ngo niko kari kubikora kandi hari undi urimo uragaha amabwiriza. yego ubwo rero umunyamakuru Makena yavuze ko ngo diplomasi yabaye yaratinze cyane kubera ko South Africa yabanje kubinyuza kuri ONU. yego ONU ngo ijye gukomanga kuri M23, ijye gukomanga isanga iri gukomanga ku rutare. M23 irababwira iti twebwe inzira zose murimo kwaka, kuko babanje kwaka ikibuga cy'indege cya Goma, bakazana indege igasohokera hariya, M23 iranga. Bakabujumbura, ubwo Bujumbura bari guca mu mazi bakamanuka Bukavu, M23 nayo iranga. Bakabunagana M23 iranga, irababwira iti ahantu twabemerera ni mu Rwanda. icyo ni cyerekana ko M23 yashakaga nayo kubakoza isoni, bimwe twavuze muti ubundi M23 mu by'ukuri ukurikije mudu yabo y'abayobozi wabonaga even na sinaye mu 23 na audience ya M23 na audience yacu buri wese yifuza ko South Africa ndetse SADC muri rusange inyura mu Rwanda, n'abayobozi muri M23 bose barakubwiraga bati rwose banyure mu Rwanda kuko baraduhemukiye, bisha abavandimwe bacu bahateye ibibombo. Uko SADC yingi yari yarasaga, uziko mbere yuko M23 ifata umujyi wa Goma, SADC ya Tanzania yari imirasa za Mushaki na za Karuba, abaturage barahogera za Matanda. rero abantu benshi bifuzaga ko rwose nanjye reka mubwiza ukuri pe nk'umunyamakuru akurikiye bino bintu kuva SADC, kuko SADC buri iza muri DRC abantu benshi twarabitangaje ntibabyemera, ngo turabeshya, ngo SADC ntiyaje, noneho tukahora duhanganye n'abantu bavuga ngo SADC ntihari. rero kigeze barabyibonera, itangiye kujya gute, itangiye kujya bafata amateko. noneho twebwe twifuza, kuko buriya mu itangazamakuru icyo bacyita success story, iyi nkuru yawe ukoze follow up from zero to the end, ukageza kuva ku intangiriro ukageza ku iherezo, ni ikintu cyiza cyane no kuri audience, kuko iba yaragiye ikora continuity, ireba continuity y'inkuru ugenda ubagezaho, iyi nkuru buryo irangira. yego rero ubundi uko byageze nanjye wenda kujya nkunganira abantu bumve ko twababaye cyane pe. abakurikiye Bwiza barabyibuka ko navuye Cyangugu, nahagurutseho saa 9 z'ijoro, nuvuga ngo navuye i Kigali njya Cyangugu. uwo munsi iryo joro navuye i Kigali njya Cyangugu saa 12.
noneho mu gihe nakumva ko naruhutse ako nebye za mu gitondo niriwe ubwo nahise njya mu gukora akazi njya mu biganiro noneho saa yine ahubwo menya ko aba Sadek bagomba gutambuka kuwa mbere ubwo icyo nakoze ni iki byose byahise bihinduka nitegura kuzamuka ntibwo sinigeze ndyama umve ukuntu yari senari yitoroshye ubwo nditegura iryo joro sinaryamye ubwo ntabaye amajoro abiri nzamutse Rusizi isaa 9 tugera hano saa moya ngeze ubwo nta kinaje ngeze Rubavu nahise ngira gute njya ku mupaka mu kugera ku mupaka bati birahindutse kuwa kabiri nicaye ku mupaka nk'isaha yose ndi kwibaza ibimbayo n'ukuntu nari nandiwe so urumva aho ngaho ariko tumenya amakuru yuko indege yabuze harimo ikibazo cy'indege baba ko indege yabuze ariko mu by'ukuri bumva ko indege ari ihabwa uruhushya rwo kugira gute rwo kugwa SABC yabitangaje ko rwo kuza i Kigali niko byari bimeze ariko mu banyamakuru no mu bandi bantu harimo inkuru yo kuvuga ngo indege yabuze indege kwanza yabuze ku cyumweru urumva kuva ku cyumweru buriya bagomba kugenda kwa mbere nabwo biranga ariko utagira ngo ni indege urumva igihugu nka South Africa ntabwo cyabura indege iza gufata abana bacyo yego cyane ko buriya no muri koroteje yabo yabatwaye hararimo banza ari ambasaderi wabo nabonye imodoka za ambasade yabo zaje kubareba ni ngombwa yagombaga kuba hari yego so urumva Rudaho noneho urumva twara ijoro noneho kwa mbere ni kwa mbere cyane ku cyumweru ninjoro nibwo namenye amakuru yuko none bari bwambuke saa moya ugomba kuba ndi ku mupaka saa 12 rwose n'igice nari mpageze turaza urabona ko twafashe amafoto hari abapolisi hari bateguye uko bacekinga urumva guhita unahasanga military police itumenya nyine ko ibyo bintu birimo n'igisirikare ako kanya already atari abasivili n'aba n'inzego z'umutekano ziraza abantu baraza twese turi tayari n'abanyamakuru bagenda biyongera abandi batangira gukora streaming bavuga bati ziraje nyine byari ibintu ubona ko ari nka filime icyaje kubaho rero mu gacu gato rwose wa migration ati muze hano uburyo nawe bwa mbere ubundi umuntu wa migration yaraduhamagaye kuba twagera muri kurura mupaka nibwo yaraduhamagaye yewe nabwo nari mubonye bwo nabonaga umuyobozi wa migration ku rwego rw'igihugu Afanderinda niwe nabonaga hariya cyane muri birabihe so icyaje kubaho rero nuko baduhamagaye bati abanyamakuru birahindutse mugomba ntago mucyemewe gufatira inkuru hano ubwo nuko bimeze nta nubwo ntacyo twagomba kurenzaho nk'abanyamakuru ntiwabaza migration ngo kubera iki ni bati nuko bigenze nyine bari bakora nk'igisirikare nta kugusobanurira twabaye nk'abaguye mu kantu yego twabaye nk'abaguye mu kantu mu kugwa mu kantu icyatubayeho nuko twahise tugira gute twahise je nahise ntekereza abana rero ubwo bimeze gutya mpamagara abantu hakurya nise aho ngaho ho ntibikunda bati birakunda rwose ngwino urumva tumve icyabaye ubwo ndi kugira ngo tugere kuri scenario yose uko yagenze abantu babonye tudatambutsa live bari babitegereje banumve audience yumva uko byaje kugenda noneho ngeze hakurya twaranateje twebwe mu mupaka turambuka je n'undi munyamakuru wa Kigali Today abandi bo baje twasize uvuga ngo twarambutse gato gusa abanyamakuru bandi bari badukurikiye bari mu mupaka bo ntibemerewe no kwambuka bahise bacakirirwaho ngo bati banza bamwe bari banateje bati ntago mwambuka musubire mu Rwanda baravuze tubwo mugiye kubafotorera ko musubire mu Rwanda twereko je nabibonye mbere twe twambutse vuba byihuse tugerayo tugezeyo dusanga n'abanyamakuru muri Kongo aho turasuzanya babajiste kabumba n'abandi bose nyine urumva bose batubaza atari ko se ku kimwe muje hano mu Rwanda imeze biti kubera iki mu Rwanda bidakunda tuti natwe ntago tubizi bati buriya wasanga harimo diplomasi umva nk'abanyamakuru babakora za analysis baganira ati bamwe baravuga bati nyamara birava i New York bikaza birava South Africa bijya i New York bikava New York biza DRC bikava Kinshasa bijya Kigali ati rero byava Kigali byose na Kinshasa bigahurira Goma nuko byari bimeze ariko tuza kwasanga nyine bamwe mu bayobozi ndetse n'umuvugizi mu bya politiki Dr Oscar Barinda wa Mvetura urumva n'abasirikare nyine ba Mvetura of course ku mupaka nk'abantu bari biteguye ikigiye kubera aho ngaho
tuba tayari twigira mu biganiro turaganira. icyaje kudutungura noneho mu kanya gato ntabwo haza abandi bati nta munyamakuru n'umwe wemewe no guhagarara usibye no gufotora hano, ntiyemewe no guhagarara hano kuba hafi y'umupaka. ahise avuga ntibibaye ibibazo. ubwo urumva ukuntu inzego zose ziba zakora, hari ibibazo, hari diplomasi nabwo muri ako kanya turi aho ngaho ngo South Africa yashaka gusohoka za Mubambiro no kuri airport, cyane kuri airport bambaye civil, iyi SADC yose muri rusange. turi kavuga ati ntago murasohoka mwambaye igisirikare. aho naho byaratinze, byari ibibazo birebire cyane. nyine tubiganiraho ariyo makuru hari, so byaje kurangira ari cyabayeho no ku mupaka tuhakuwe. noneho ukuntu byaje kuyenda rero ndavuga rero ubwo ku mupaka hano byanze Kongo, mu Rwanda bikaba byanze, ngiye kujya kuhatangira muzi. ubwo nashaka guhitangira gute kugaruka mu Rwanda, umva yari evive nyine iyo game niyo twari turimo. so nari ndi kumwe n'uwo munyamakuru wa Kigali Today witwa Siridio, turavuga rero tutahe dusubire iwacu. tugiye kwambuka ntabwo wahitaza umuntu ati ntimwemere kwambuka. ntimwemere kwambuka. urabona ko hari inuza yaba immigration ku ruhande rwa Kongo yaba immigration ku ruhande rw'u Rwanda, urumva ko bose bari bahawe amabwiriza asa. yego. ubwo icyabayeho rero twahise tuvuga tuti nta bindi bibaye. ubwo nahise mbwira uwo muntu twari kumwe ndavuga rero kankore dukore nk'abanyamakuru b'umwuga. ni handi n'ubundi turabafata nishakira inkuru ku ruhande. namubwiye ni nayo ni inkuru. ntago twe tubura amakuru. twahise dushaka uburyo twigira hejuru ma etaje. nuko amafoto na video bya mbere by'abantu babonye bitembera babibonye kuri Twitter n'abantu ba kuri groupe ya Bwiza TV ngira ngo nabibahaye. so ikintu cyaje rero kugira gute nuko twagumye aho ngaho badutambukaho Monisco Escortinze, ariko ubwo urumva n'abantu bari hirya za Sake niko baduha amafoto, abari kuri airport niko batubwira ati baraje. urumva twarakurikiranaga nyine kuko aho nanicaye n'abashaka gufata network yo mu Rwanda. so muri rusange nuko byagenze. ubwo kugira ngo uko nawe ujye muri analysis ndetse n'amakuru yandavuga ku ruhande. ikindi cyaje kubaho rero nuko binjiye mu mupaka nko mu masaha ya saa 4 ngira ngo niba ntibeshye Rudaho ushobora kumfasha ndibaza byari nko mu masaha 4 buriya. MC reka ndebe kugira ngo tutabeshya abantu. igihe nabafatiye amashusho bibaza ko byari nko mu masaha 4. saa 4 rero basohotse mu mupaka nko mu masaha 12 n'igice. ngo barabatereye barindira ko bwira. sino kurindira ko bwira ahubwo hari aho bigeze kujya ku murongo. amakuru ahari ubwo turi kureba amakuru ahari ku igenda rya SADC kugira ngo abantu badukurikiye banumve ko byari bihagaze. ngo bamaze kujya urabona kuri barriere ya Grande Barriere bahageze. noneho icyaje kubaho nuko ngo barebye abantu batatu barababura muri SADC mu modoka mu bo bari batereye. mu kubabura rero mu kubashaka umva amakuru ahari ubwo tuzabona n'ibindi ubwo nukugira ngo abantu babyumve. mu kubabura rero mu kubashaka bahise basubiza imodoka inyuma. imodoka bazisubiza inyuma. mu kujya kuzisubiza inyuma rero ikintu cyabayeho niyo masaha yabayeho. dushiduka tugeze gute dushiduka twebwe twese dutegereje kuva nge nagezeho narindi kuva saa 6 kugera saa 12:45 nibwo ntavuye. nuvuga ngo umwanya nahagazemo icyo gihe none ndo abanyamakuru n'abari mu mujyi wa Rubavu bahagaze kuko batigeze bambuka bahagaze kuva mu gitondo saa 3 kugeza isaa 12 n'igice. nguko uko umunsi wagenze wari umunsi w'imberenge, umunsi ukomeye cyane. navuga ko ni Kigali kandi abanyamakuru b'i Kigali bo barimo batuza ati bageze hehe, nabo niko byabagendekeye bo ntikiza ko bavuye aho bari isanga isaa 3. mu kuvuga ngo hakurya muri Kongo naho hari abanyamakuru b'ibinyamakuru mpuzamahanga, hari n'abanyamakuru ba loko. muri rusange twese nta numwe wigeze abasha kuba yisanzuye mu gufata inkuru. nguko uko byagenze hano rero hakoraga iki diplomasi n'umwanya wawe ndetse na Norbert ngaye nguko Rudaho.
ni ukuvuga ngo urakoze kuduha sentezi y'uburyo byagenze kuva mu gitondo. Noneho ngewe ikintu ubwo aho nari ngeze ngarukaho ni uko South Africa nyine ngo diplomasi yari imaze igihe kinini hafi ukwezi babirimo. M23 ubwo yaranze irabwira iti ni uguca mu Rwanda, babuze uko babigenza. Noneho niko kubaza rero u Rwanda. Mu kubaza u Rwanda rero umunyamakuru wa South Africa avuga ko impamvu bahisemo nako bangaga guca mu Rwanda, babonye ngo ibintu bakoreye abameriseneri cyagiye nyine muri hariya ku mupaka isi yose ikabafotora, yego, bagakwirakwira ku isi yose. Noneho ngo babona ko rwose ngo ari ikinegu, ari ipfunwe riteye ubwoba. Noneho niko kwanga guca hehe, guca mu Rwanda. Ariko nanone bakavuga ati mu Rwanda ni inzira ya hafi, reba kuva ku Ntuza Goma ugera i Kigali ni hafi kurusha kuva Goma ugera Kampala, cyangwa kuva Goma ugera i Bujumbura. Ubwo rero ariko hakazamo icyo kintu ati twebwe duciye hariya ni ipfunwe, reba amateleviziyo yose y'isi, urumva nk'igihugu nka South Africa, kuko hari mu ishyaka rya hariya rwose ryabazonze muri opposition, ngo bari kuvuga ngo twarasebye ngo birenze ukwemera ngo kuva South Africa yabaho. Ni ukuvuga ngo rero ni icyo barimo bakina, kugeza ubwo ngo babwiye leta y'u Rwanda, barababwira ati noneho rwose mutubabarire, twemeye guca hano ku mupaka w'u Rwanda, ariko mutubabarire ntihabe hari media, sibyo? Ngo ntihabe hari media, niko icyo gitangazamakuru cyavugaga, ngo kuko ngo byaba bisebetse aho ngo umwirabura ajya gusebya undi mwirabura mugenzi we akamukoza ko bari baje kwica umwirabura mugenzi wabo. Ni ukuvuga ngo politiki na diplomasi birasetse. Iyo bigeze muri diplomasi, ubwo buri muntu akurura nyine yishyira ashaka kukwereka ati rwose twemeye guca hano ariko mudufashe, ntimuze kudukoza isoni. Kuko bavugaga ati ubwo ugiye kubyanariza cyangwa kubinyuzamo ijisho ni nko kuvuga ati ku bazungu ho nta kibazo kuba mwaraberekanye. Abantu kandi badukurikiye banareba ubwo ukuri kubabwira ibyo ngibyo, ni nako ndi kubereka amashusho y'ukuntu Sadek yaje mu kidege kinini iza bwa mbere, ari naho wa muntu yavuga ko baje gukubita kunguru. Yego, aya mashusho bari kureba nicyo avuga. Yego, wakomeza. Ubwo rero ubwo nyine diplomasi nibyo je nagarutse nkubwira, ni buriya diplomasi irakora kurusha kuri tele. Inyuma y'amarido buriya barimo kuganira bakavuga bati okay biturabyemeye. Buriya ari cyo bita dialogue na negotiation. Dialogue nyine ni ukuganira, abantu bakaba baganira kuri sije zimwe na zimwe, ati tugiye kuganira kuri ibi, ariko negotiation burya ari ibyo mwigomwa, hari ibyo mwavuga ati ngewe nemeye ibi, undi ati nanjye nigomwa ibi. Buriya nyine nk'uko ejo twabigarutseho, hari ibyo M23 yaba yarigomwe, hakaba n'ibyo South Africa nayo yigomwa. Kuko urumva South Africa yigomwe, urugero nko ku Rwanda yigomwe guca mu Rwanda kandi yari yarabyanze kubera ko nayindi choice yari ifite. Ikindi cyari gihari buriya South Africa, abantu dukurikiye banabyumve, kudaca mu Rwanda. South Africa yafatanyije n'imitwe yitwaje ibirwanisho, irimo FDLR, irimo na za Wazalendo. Aba bose bateye isasu mu Rwanda, bica abantu, bakomeretsa abantu. Muri rusange bashaka gutera no gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. So rero kuba ibyo n'abadepite babigarutseho iwabo babashinja ati gute mwagiye gukorana na FDLR kandi ari umutwe washyiriweho ibihano na UN. Ariko ibyo urumva si na South Africa gusa cyangwa Sadek, binateye n'isoni kubona na MONUSCO yarakoranye nabo, kandi ari nayo yayifatiye ibihano mpuzamahanga. Yego, ni ukuvuga ngo muri diplomasi habamo ibintu byinshi, ariko nibyo byandi nkunze kugarukaho, ni muri diplomasi nazika zibamo. Iyo ibihugu byicaye ari ukuntu byicara kuriya bikavuga bati rwose aha turemera ko habaye ikosa, ariko noneho nimuduteze iki, muduteza abantu, muduteza abishywa. Noneho nk'u Rwanda rukareba rukavuga ruti bano basimvugira u Rwanda, nyine nibyo ndimo natekereza. N'u Rwanda rukicara rukavuga ruti okay nta kibazo, ubwo ibi mubyemeye, urumva icyo ni kimwe. Icya kabiri, n'ubundi nubwo batabafotora ariko ni handi murahaca, n'abanyafurika y'epfo ubwabo bazabifotorera. Ubundi hari uburyo nabo batangiye kubivuga ngo barasebye biteye ubwoba, ngo kubona abana babo buriya harimo babiri ngo bari baracitse amaguru, noneho kuvurwa byarananiranye,
harimo undi umwe amayekara yakubise mu maso yabaye impumyi. Barumva ko nakurikiraga amakuru, abo bose kubera ko batabonye ubuvuzi buhanitse hari i Goma, ubwo byarazurungutanyije muri icyo gihe cyose, amaguru yabo yaragiye kubora. Abo bacitse amaguru yaragiye kubora. ubwo urumva ni ikibazo gikomeye, niyo mpamvu opozisiyo yarimo iravuga ati turasebye bihambaye, ari byo byandi biza byuzuza. Yego, ibintu ejo navuze ni iyi operasiyo izandikwa mu bitabo, mu bahistoriye bazayigarukaho byanze bikunze. ahubwo sinzi n'impamvu abahistoriye bacu bo muri Afurika cyangwa muri aka karere nk'ibi aba ari ibitabo bikomeye bakagombye guhita bandikaho. yego. ariko nyine birangiye wa mugani wawe wavugaga ngo iyo wakurikiye story ikarangira kuriya aba ari success story, ariko buri izanarangira neza neza bose bashizemo, kuko numvaga uriya mu journalist Makena avuga ngo diplomasi irakomeje ngo kugira ngo n'abandi bose batahe basigaye. Ubundi baracyahari, icyo twamenya ejo twe nawe twabatsinze, nyamara bashaka ko bose bagiye ni benshi cyane. Ikintu gihari nuvuga ngo bakubwira ko Sadek nibura bari hagati mu 3 no mu 5. Bigaragara rero cyo nabonye ikindi twayaga twibaza ngo Tanzania yo iri hehe, nabo nababonyemo aba Tanzania bari ariko bavuga ko Sadek bari bagizwe n'ibihumbi bigera muri 3 se, numvaga bavuga 2. wapi birarenga no South Africa akaba ari ifitemo effective nini. ntabwo 5 bigeramo. Okay, ntacyo uko bangana kose hagiye 220 n'ijana nibyo 190. hanyuma hagenda na babandi bandi bari barwaye, urumva udashyizemo n'abapfuye bandi batavuga, rega abatavuga benshi bapfuye. kuko urumva South Africa ivuga 14, ariko wabonye ko wa ofisiye wabo yavuze ko ari abandi baguye hariya mu misozi batarajya gutaburura. Iyi ni benshi cyane barahuritse, rega barakubititse rwose. So mu by'ukuri diplomasi ngewe icyo mbona, kwenda Rudaho nkwibarize wowe uko ubibona. Ngewe nabibonyemo kwishe ubundi gutaha kwizi ngabo kwa za South Africa cyangwa se Sadek, tuvuge gutyo Sadek, bivuze ko intambara bari barimo bayivuyemo. Sadek Sami DRC cyangwa se Sadek. Yes, Sami DRC ngiye nkuko mu mbonezanya nkuko ejo nabigarutseho, bayivuyemo kubera ko hari hasigayemo, wenda turindira itangazo rya nyuma rizaza ryemeza riti Sami DRC misiyo irarangiye, nkuko batangaje ko Sami DRC misiyo itangiye muri Congo bagatangaza n'itariki. Iryo ni itangazo risigaye. Ari abahanga bakunze kuvuga ngo intambara itangirira muri ofisi ikanarangirira muri ofisi. ni ukuvuga ngo buriya iryo tangazo naryo dusigaje kureba, ariko urebye mu mboni neza ukanyuzamo ijisho, Sami DRC irarangiye, ibaye ari urugero nkuze kugarukaho, ibaye nka kwa kundi mu minwari n'ubundi ari igipapuro igikaratasi 94 muri jenoside, ubwo ababirigi bicwaga bakabiciramo abasirikare 10. Belgique yahise itanga itegeko ko abasirikare babo bari muri minwari bataha, ari nacyo kintu cyatumye hariya kuri Eto bahicira abatutsi benshi bari bahungiyeyo. Icyo gihe rero urumva minwari yahise iba n'ubundi yari faible, nta kintu irakora, n'ubundi yahise iba faible. Simbona rero Malawi kuva ivuyemo, South Africa nayo ikaba ivuyemo, noneho Tanzania niri declare, ariko nayo babonye ko batangiye gutaha, niba barimo gucyura inkomere zabo bagacyura n'abapfuye. Sinumva undi muntu uzaza ngo aje noneho ngo muri Sadek ngo aje mu cyo bita Sami DRC. ahubwo nkuko nabigarutse hejo, South Africa ishobora kugaruka itari mu mutaka wa Sami DRC, ahubwo ikaza ari mu maoperasiyo bilaterale hagati ya Congo na South Africa, ariko niyohereza abasirikare bajya kuri tere, kuko gupfusha abasirikare kuriya bishobora kweguza Ramaphosa, opposition na n'ubu imumereye nabi, ahubwo akohereza abatekinisiye bakoresha ziriya drone. So jewe rero mbona ko ahubwo wenda ubwo nanaro biratunganira, mbona ko kuko icyambere cyo turebe urugero nk'ubu ngubu babwira ko Burundi buri kohereza drone cyane nko mu bice bya Uvira, kandi ubundi ntibugira drone. Avuga ko i Sadek
iri kubigiramo uruhare. Uvira rega ni imberenge ubu ngubu Rudaho. Ikindi twabwira abantu badukurikiye nuko Uvira FARDC na Wazalendo bayigarutsemo, bavuga ko bayigarutsemo nyuma yuko bari bavuyemo barahunga, hanyuma Tura nayo ntiyayijyamo, bayigarutsemo. Hari n'abavandimwe cyangwa abanywanyi bacu bo muri mu Burundi, wenda reka mbanze ndebe uyu nguyu wenda umuvandimwe wacu wa muri Mozambique, numve icyo message ampaye. Avuga ati bonjour Sami Diarra ntabwo bavuyemo kuko ejo nabonye itangazo rya Ramaphosa avuga ko azongera ubushobozi intwaro zigezweho abasirikare be bari muri icyo yita ubutumwa bw'amahoro. Muze kureba itangazo rye yavuze riduhereze. Ubwo ni umuntu dukurikiye uri mu Mozambique, kandi uri umuntu uri muri Mozambique burya bari hafi ya South Africa. Urumva nawe n'umwe mu bantu bakunda bwiza. Yaza kuri do tukareba, gusa amakuru yandi tugiye dufite nuko ngo abasirikare yohereje muri Katanga, ariko amakuru akaza avuga yuko South Africa n'ubusanzwe hari hafite ibirombe bikomeye, biyiziye mu nyungu zo kurinda ibirombe byabo. Ariko njye mu mboni zanjye uko nabivuze, South Africa nta basirikare izongera kuza kohereza barwana imbona nkubone direct, ahubwo wenda nko muri icyo ngicyo cyo kuba yakoresha ikoranabuhanga ryayo ry'amadrone, icyo kirashoboka rwose. Ikindi muri update ndenda kujya dusubire muri analysis nuko Minembwe intambara naho irakomeje rwose, ariko abantu ba Minembwe bakwiye gutabarwa pe. Ubu noneho bari kuraswa na drone. Nuvejeje umuvugizi avuga ko bamaze kwihuza na M23, yarabyemeje. Yego barihuje, bari kurwana na kabisa, bari kurwana, ariko drone zimeye n'abaturage. Drone na kajugujugu by'intambara ngo biri kurasa muri Minembwe. Hari umuntu wacu uri kubimbwira ambwira ko barashe ahantu bita Irundu Kiziba, Irundu Kiziba Nyarujoka muri gitondo, akavuga ko ari hatari nyine muri Minembwe centre. Kandi urumva ko barabizi ko FARDC yavuyemo n'abarundi bavuye muri umwe kurasa abaturage muri Minembwe, nibi nabyo barabikora. Ikindi gihari nuko ari yego ikindi gihari nuko hari umukoroneri witwa Rugabo Fidel wavuye muri Canada, nawe yamaze kugera muri twirwano, ndetse mbese yaragarutse, yari yaragiye mu mahanga, ariko aravuga ati ntago iwacu bakwiye kubahashya ngiye mpari. Ni koroneri yitwa Koroneri Rugabo Fidel, nawe yageze, urabona ko n'abamanzi batashye, yageze imurenge muri Minembwe niho yagiye. So urumva rero na makuru gusa drone ngo nubundi yishe makanika nikomeje kujya gute kuza kurasa hariya abantu bahari Minembwe no muri niho babitubwira. Ubwo rero mu by'ukuri abantu bakeneye ubutabazi bwihuse nk'uko abandi bantu bagiye babona. Turaje wenda yatanze itangazo, ariko biragaragara ko rwose Fidel n'uwo nguwo niwe wavuye muri Canada. Abantu bari kureba Bwiza TV, n'uwo nguwo wavuye muri Canada akagaruka intuza Minembwe. Urumva ko ntiyatinye drone, aravuga ati ariko nanjye ngiye guhangana n'aba bantu ngaye nguko. So Rudahu rero mu bigaragara nuko bakubwira ko FARDC nuza SADC Sami Diarra itari yava ku bintu cyane cyane South Africa. Banakubwira ko hari umunywanyi wacu wo mu Bujumbura arambwiye ko bakubwira ko nyuma yuko Neva ibintu biri kwanga ashobora kuba ngo yitabaje bamwe mu banywanyi ba Kayumba Nyamwasa. Simbizi niba ariyo nibihuha bimwe twavugaga ejo. Kuri abari amakuru menshi, hari amakuru menshi, twebwe tubifata gutyo n'ibihuha bijya bivamo inkuru. Ntabwo nyine twabyemeza, ntabwo twabyemeza. Reka ndebe message yampaye ejo ambwira ati rwo nyamara udahunga, ati ni umuhanuzi. Yego gusa yakuru umuhanuzi nuko umuntu nyine abareba yuko analize uravanga, agashyira ku meza akavuga ati ibi bintu bishobora kuvamo iki n'iki. So n'umu yanyandikira ngo kubyerekeye abasirikare bari kuja gusimbura abandi, cyiyumviro cyanje suko baja Bukavu, ahubwo Neva afise ubwoba bw'uko abasirikare biwe baherereye muri Kongo, muri make nta bagifise, akaba yikanga kandi yuko igihe cyari cyose Uvira ivuyemo Bujumbura yofatwa nkuko Kivu yafashwe. Ibyo avuga umuntu yabihisha ingiro, ariko muri mandate ya nuza nako urebye mu mboni za M23 ntabwo twabigarutseho kenshi, ntabwo yajya kugaba ibitero ku butaka bw'u Burundi, kereka u Burundi
aribwo bwayendereje M23 iramutse ifashe biriya bice kuko M23 ishobora no kutinjirayo ahubwo ikinjizayo abarwanya Burundi kuko urumva nk'icyo kintu avuze hari ingabo nyinshi cyane z'u Burundi zikitorongera ara mu mashyamba hirya no hino yego kandi hari n'ikindi kintu wagarutseho sizi niba ayo makuru umuntu yayemeza 100% ngo hari umumajoro watorokanye abasirikare barenga 100 yego narabyumvishe w'umurundi urumva abo bose rero bashobora kuba mekonta ukongeraho n'abari mu gihugu bafunzwe baba babaye ukongeraho n'abari bagiye amafaranga yabo bayarya n'iki ufate nabo bitura yafashirega wibuke ko bose nabo ntago bishimiye ubuzima umuriro banyujijwemo abase ubabwiye bati mugende mukuru Neva bahaye ubushobozi bwaza ko bamworohera bo ubwo rero nibwo bwoba nyine Neva afite kandi afite ishingiro kuko umuntu nyine yarwanaga yaje mu marembo ye yego so rero uyu munywanyi wacu agakomeza ubwo ndacyasoma ubutumwa bwe kugira ngo tubwumve neza ni byiza ko audience yacu nayo tuyiha noza akongera ati burya koko nta munyamakuru ukwiye gusuzugurwa umve ko yavuze tigiho ndabikuye ku kigabiro mukize na Rudahunga muvuga hipoteze yuko hakoreshwa u Rwanda rushobora kubwira South Africa kurungika Kayumba mu Rwanda none uzi yuko uyu munsi nahawe amakuru ko n'umudede uri Bujumbura ababaye cyane ambarira yuko Neva yemeye kwakira abarwanyi bayoboka Kayumba Nyamwasa koko noneho Neva abakwegeye ngo bavuga ko mu Burundi bakuba ati Neva aradukwegeye noneho yemeye kwakira abarwanyi baki bakayima ati jewe rero nciye numva yuko ahubwo Kayumba ashobora kwirukanwa South Africa mu nyuma agasabirwa guhungira mu Burundi ari amakuru umuntu agenda kusanya areba icyavamo ariko njye mu mboni zanjye ntabwo mbona South Africa ubu ngubu yakwikuraho Kayumba biracyari kure nk'ukwezi ni nk'uko ubona wa mujenosideri bafatiye South Africa ejo bundi nze kubagirira izina rye umwe wari fugitive washakishwaga cyane n'urukiko mpuzamahanga na rwa rukiko umuyobozi warwo yagiye kurega muri UN New York ati South Africa yanze kumurekura ngo ajye kuburana mu Rwanda kandi n'umujenosideri arashinjwa jenoside ruharwa mu bitaro by'Inyange umwe wagoshijeho abantu inzu ku Kibuye ubwo rero simbona Kayumba nyine n'ishusho wabo uko u Rwanda rwamusabye igihe kirekire biri no mu bintu bapfuye muri diplomasi hagati y'ibihugu byombi ntabwo nge mbona aka kanya South Africa irekura Kayumba nyine urumva muri ibi bintu abantu bajya batwumva rimwe rimwe ntitubaha amakuru hari amakuru ushobora gukonfaminga ari nayo utakonfaminga mpamvu tuvuga ati nibivugwa gusa biravugwa ikagira burigira ibintu byinshi ushobora gushingiraho no gukora investigation iyo bivugwa haba hari ibintu byinshi ushobora gukuraho amakuru so uko rero niko bimeze hanyuma tujye kuri Norbert hari message yari yampaye ninjoro tuvuga ku byaba byatindije aba South Africa ariko hagati aho ngaho Rudahu binavuga ko South Africa ngo yari ifite umuba w'amabuye hariya y'amabuye y'agaciro itashaka kurekura ngo ashaka gucyura ibyo ngira ngo twarabize usanga ari nayo yagiye muri iriya kamyo nanjye niko nabiketse ndebye ukuntu ikamyo yari usanga no muri iriya kamyo uribuka ko ejo twabigarutse tuvuga tuti bashobora kudiringa ni nayo mpamvu ubona iyi diri imaze ukwezi kose bari muri diru itarangira ejo twabigarutse turavuga tuti muri negociation nyine uva batangiye ari ibiganiro bimwe n'izitaganuza dialogue ariko muri negociation M23 ishaka kuvuga iti ngaho ni mujyane icyangombwa nuko mutuvira hano bakabyemeranyeho yego hanyuma ngira kamyo ari barekeje ari byo byari biri Norbert izi message z'ejo nzisome wambwira ko ndabona niza mu gitondo hanyuma Norbert ati ese abasirikare ngo bakomeje kubura ubwo nicyo yambazaga ati niba bakomeje kubura hari kitari cyasobanura ubwo yambwiraga ku bya South Africa ambwira ati bashobora kuba hari imari amabuye batsimbye ahantu mu mujyi wa Goma badashaka gusiga ubwo ni ibyejo tubategereje
kandi ibi byose amakuru avuga ko ngo bari baburiye kuri immigration bamaze kubaterera ngo bagiye kubinjiza mu modoka barababura batatu. Yego, kabiri bashobora kuba aribo bateye inda badashaka kugera iwabo ngo babiryozwe. Ahubwo numvishe kuri bari batewe inda ngo bazagera South Africa kabisa, bagomba kubibazwa ntabwo ngo byemeye mu ndangagaciro z'igisirikare cyabo ku batewe inda. Ni hatari. Noza abasirikare bamaze amezi angahe umwaka urenga muri misiyo ubundi babaho gute? Ariko urumva bakoreje muri abo n'ibibazo nicyo kikwereka nyine ibisirikare biri febure n'umugambi ubusara devo ko igigenda ikamara umwaka n'imyaka 2 za Central Africa. Urumva ibintu nk'abiri niyo byabaho bashobora kubikavaringa gusa hano South Africa. Urabona ko muri zino issues zabayeho hari n'uburyo yashyizwe ku karubanda no kuvuga ko ngo abasirikare ngo harimo n'abatwite ubwabyo niba barabikoze kugira ngo bajishe rubanda. Kuko urabona hari amafoto nabonye bakwirakwije ku mbuga nkoranyambaga, ndibaza se niba bagiye kwifotoza bari Goma ni byagenze biti. Ariko ngewe ukuntu nabitekereje naketse ko atari bo ahari bajyanye batwite bariya biyerekanaga bifotoraga. Oya, birashoboka ari bo kuko abantu nabonye amashusho menshi bagiye bagaragaza nubwo wenda bitemewe, birashoboka. Icyo navuga cya mbere giyewe hano iyi diplomasi ya mbere yo kuvuga ko ngo abantu batashye ubundi hari uburyo basigirije uburyo South Africa igiye, kuko n'ubundi rega yuke ko na Mventura ifite abantu irwanira, ifite audience kuyibwira ngo ucyuye South Africa ngo urayitanze, kuko audience yabo nayo igira influence tubyemera. ngo ndavuga abantu b'icyama barwana cyaka bayo bavuga bati abantu nimugomba kubatanga nyine, urumva n'abaturage baravuga gusobanura bakubabwira ngo hagiye abarwayi, inkomere, abahahamutse, hanagiye n'abatwite. Ubwabyo nubwo South Africa wenda muri deal bajyanye kwemera ko nibasohoka hari uburyo bazabwira community yabo cyangwa se kubwira isi kubabwira ko harimo abantu batwite, nubwo byavuzwe kuriye kugira ngo wenda itangazamakuru n'abandi bantu babashe kumva ibyo bintu. Nabwo ni n'igisebo kwibaza ukuntu ibyo bintu biba mu gisirikare. Umusirikare yaje atwite. South Africa zikura mu binyamakuru byabo naho bari kuvuga ngo turasebye birenze ukwemera ngo kubona ngo abasirikare bacu bajya no gutwitira kuri tele. Yego. So urumva rero ni ikibazo gikomeje. Urumva ni hatari. Hanyuma ikindi gihari nuko ubwo twavugaga nasomaga ntuzaya Robert rero kongera ati gatatu, ariko igikomeye bashobora kuba bazi neza ko misiyo ikomereje ku rugamba ahandi hantu muri DRC, cyane ko nta end ya mission statement sa DRC yasohoye, bakaba badashaka gusubira kubona ibyo babonye. Ikintu Robert rwose twari tukivuga wa mugani, niba nta end ya mission statement nyine ijyana ku iherezo ino misiyo ya Sami DRC irasohoka, ubundi wavuga gute ko imirwano idakomeje? Nanjye ni cyo nibaza. Nibyo nanjye nagarutseho ndemeranya na Robert, ariko nibyo nagarutseho ndavuga ntangana rugero rw'ababirigi bivana muri minwari gasigara iri feble. Urabona ko nuza Sami DRC hari ibihugu byinshi, SADC igizwe n'ibihugu 15 niba atari 16. Muri ibyo bihugu 15 bitatu nibyo byonyine byemeje kuza kuri tele, harimo South Africa, harimo Tanzania na Malawi deja Perezida wa Chakwera yasohoye decree presidentiel avuga ko bavuyemo abavanyemo abasirikare babo. Tanzania nayo urabona yuko rwose isa naho iri kugenda bigura intege, isa nkaho yabivuyemo nayo nubwo itaratangaza. Ariko urumva mission Sami DRC ubwayo ntago irabivuga, bivugwa gusa n'igihugu cyacu. Nibyo shaka nyine kumwunganira. Yego. No kuvuga ngo South Africa nayo urabona itangiye kugira gucyura abasirikare. Kisekedi yagiye kubwira ngo mwadufashije namwe mukinjira ngo riranga. Nibyo navugaga nubwo nta tangazo bari basohora,
itangazo ni kwa kundi abantu bavanga intambara yara Karine Bison yo intambara yararangiye urebye muri physical harindiriye ko irangira mu rwego ruri politike nyine aho bagomba gusohorwa iryo tangazo kuri Sami DRC ariko nkavuga ni kubera ko South Africa igiye kubita agatoki ku kandi izagaruka iri mu wundi mutaka hagati y'amasezerano ya Noza ya Kinshasa na Pretoria ariko nabwo niza n'ingabo nyinshi birashoboka nabyo hypothèse namwe nashaka kuyizana ikaba yazana ingabo ziza guhangana noneho Ramaphosa mu mboni zanjye simbona ukuntu azajya guhangana na opposition iri hariya nayo irimo iramubwira ngo cyurira abana bacu muzi kunyura mu binyamakuru byo muri South Africa muri ho muri ruriyo nta nubwo banashaka ko n'abangaba basigara bari hariya ubundi bifuza abasirikare babo hano muri Congo ubundi South Africa yo iri ku muriro hagiye kuba umuriro cyane cyane reka nguhe nk'urugero rumwe urumva ko bagize umuriro dejuridi abantu bataragirayo none abantu bagiye kugerayo bamina umuceri hasi c'est ça none ibaze uvuza ko kantu keza n'abariya 189 nje ntabwo nibwira ko bose bakomeretse n'iki harimo n'abazima kuko hari amavideo twabonye burira mu ntuza ubona ari bazima kereka ko nibanda bararwaye depression ariko nayo bayibavura kuko nuvuga ngo arabari bamaranye diaro ukwezi kose none se ubundi depression ubundi yemve turege zijya gupima ngo imenya ngo barwaye depression nyine South Africa yo buriya yasuzuma bari keneye gusohora abantu bameze nabi yemve turi bantu za go ahead kuko sintekereza ko yabona umwanya wo kujya gupima ngo irebe kuko urumva negotiation zari umubare na specific wenda bafite ibyo bibazo kuba rero kamanda wari uyoboye harashobora kuvuga ati aba bantu bafite ibibazo nibo bagenda ntekereza ko nta nibindi byinshi gusa urebye neza bano bagabo ba South Africa rudaho batinya M23 bano ba MONUSCO cyangwa aba bantu z'abano ba Sami DRC batinya M23 kandi abasirikare barenze birabigo ko nabigezeho nabo barakaze ku buryo nabo bwabura bari bati pese ndabanyura he nabibonye ko arabafashwe ama video bageze mu Ruhengeri hariya mu mujyi wa Musanze bafotora abantu nako bapepera abantu abatubona nyine ko bishimiye kwigendera rero ikintu nasuriza iyo baruwa isigaje kuza ivuga ko mission ya Sami DRC irangiye birasa ndabisanisha ngo kwa kundi ko muri Mozambique burya batsinzwe mbere babona ko nambaraga bagifite batangira kuvamo itangazo riza nyuma baramaze no gukuramo ibikoresho byabo byose biranasa nanone n'intambara y'Uburusiya na Ukraine aho ubona rwose intambara yarangiye Russia ikaba yaratsinze Ukraine muri turiya duce twose yafashe ahubwo akaba hasigaye itangazo rivuga riti twemeranyije amasezerano y'amahoro birarangiye ngiye rero nkabona kuri Sami DRC kuva barimo barataha abatanzania bari gutaha abamarawiti bari gutaha South Africa bari gutaha nako kantu baruvuze bari abagezeyo noneho bagiye kwatsa umuriro babwire bagenzi babo byabaye kuko South Africa ntabwo ari nk'ibi bihugu bindi bya Afrika aho bakohereza ku rugamba utabishaka abira abonye Burundi babafunga South Africa ari umu officier jonde watanze ubuhamya bakingura bariya aravuga ngo mugenzi wanjye yarambwiye ngo wiza muri uno muriro ngo ashaka kujyayo arabyanga abwira leta ngiye naho njye biba biri mu burenganzira bwabo ubwo rero bariya n'abari amakuru bazatanga njye nkabona nubwo wenda tukirindiriye ibaruwa yabazanye itangazo ryabazanye rivuga ko misiyo itangiye simbona rero undi muntu uzaza muri iyo misiyo ya Sami DRC n'abagiyeho barabonye ibintu bimeze kuriya ubona ko wenda South Africa nkuko nabitsindagirijeho yo South Africa yo n'ubusanzwe ifite ibirombe ifite iriya barrage Inga iyiha amashanyarazi menshi irashaka no kuyongera ifite inyungu zikomeye ku buryo itazaharekura ariko ikoresheje gushaka kohereza abatekinisiye ishobora kohereza muri South Africa nayo igira imitwe y'abaparamiliteri ikora nka za Wagner ikora nka Wagner cyangwa za Blackwater z'abanyamerika nayo ishobora kubohereza bataje mu izina rya leta baje mu izina rya groupe privé yego
so ibyo byose nibyo abantu bashobora kwitega mu bihari. Hanyuma aba ari amahipoteze ntabwo aba ari ihame, rwose abantu bajya batwumva, ariko amakuru aba ahari. Ariko harimo ndabona abantu bavuga ngo uwitwa Colonel Njike ngo yaba yayamanitse imbere ya 23. Ntekereza ko Monusco ntabwo ishobora kuzaba kumana igihe kinini, ubwo ndavuga abasirikare bagira mu bingahe ntibishoboka. Njike bavuga ngo ariko wa mugani ngo ari hari n'abandi ba generali batatu gusa rwose mbe twizambara imwe interview izambara impuze nawe mu interview. Ariko Njike niba mufata bazatubare rwose baduhe tumuhe interview, kuko ari mu bantu ba mbere badutukaga. Njike yarigeze kujya dutuka. So hanyuma Rudawu turebe tujye kuri ntuza ku yandi makuru, wenda ko niyo tunasoreza, wenda turajya gushaka andi makuru bijyanye n'ibyo byose bivugwa, abasirikare ba FARDC bitanze byose dukeneye kubimenya. No turebe tuvuye kuri Sami DRC, cyangwa reka kadufate agapoze gatoya tugaruke tujya kubijyanye n'ubuhuza, abahuza bazanywe ngo twajya kubahuza wenda igihe nikiboneka. Ari akandi kanashaka kuvuga kuri bitakwira officiel magizwe chef w'abazarendo iriya zone yose y'amajyepfo. Arabayoborera hese ko ntawo bafite? Arabayoborera ko ntawo bafite, basigaranye iki mu majyepfo? Agahe katubonekeye naza kubigaruka, turabivugaho nta kibazo rwose. Reka dufata akaruhuko gatoya, naza kugaruka nekana mu buryo bufatika impamvu Kisekedi yifuza ko ino ntambara ikomeza. Yego, reka dufata akaruhuko gatoya twamariza n'umuntu witwa Samusange. Sawa. Samsung 250 ikomeje kubagezaho ibyiza byinshi. Mu minsi mike Samsung Galaxy S25 isohotse muri uyu mwaka iraba yadusesekayeho hano mu Rwanda. Nutubakiri kare ifite gigabyte 256, tuzaguha iya gigabyte 512. Uretse abakunda smartphone za Samsung kandi n'abakoresha za iPhone, nitwe turi kwisonga mu kubadabagiza. Ubu urazana iPhone 13, 14 cyangwa 15 tukaguha yisumbuye kugeza kuri 16 duhereye ku ufite, by'umwihariko iPhone 11 Pro Max yo ni 500 gusa. Tubafite kandi smartphone yitwa Classic ifite gigabyte 64 ku 95 gusa. Hamagara Samsung 250 kuri 0788 31 68 91 ku bindi bisobanuro. Daddy, nabonye televiziyo nziza kwa Ndode Diemano, wayitugurira? N'abana barabimenye ko agira ibikoresho byiza by'imvaburayi. Kwa Ndode Diemano wahasanga ibikoresho bya elektronike by'imvaburayi. Hari water dispenser, gas cooker, amaradiyo, televiziyo, ibikoresho bishyushya amazi bituruka ku mugabane w'Iburayi. Wahasanga nanone frigo, amagaze y'ubwoko bwose, kandi iyo uguze gaze bayikugereza mu rugo. Ni naho wasanga Canal Plus na Canal Box, bafure ku bakeneye umuziki, imashini imesa, rice cooker, blender, micro-onde n'ibindi. Iduka Ndode Diemano warisanga mu mujyi wa Rubavu rwagati ahateganye n'isoko rya Gisenyi ku igorofa rya Unity House. Waduhamagara kuri telefone igendanwa 078 77 63 Gana iduka Ndode Diemano urahasanga ibikoresho kandi ku giciro cyiza. Yes, twagarutse rero nkubwira ngo iyi ni Bwiza TV, ubu ni saa 4:56. Njyewe ndi Meki Kayiranga, aho turi kubagezaho amakuru atandukanye, amakuru ari kuvugwa hirya no hino. Mbashimira ko mukomeje kubana na Bwiza TV, mbashimira ko mukomeje kutwereka urukundo, abaduhamagara, abatwohereza ama airtime, hari n'abavuga bati tubaguriye agafanta. Rwose mwese mushimirwe ku ruhare rwanyu. N'abandi bakunze Bwiza TV barimo ba Isha, barimo ba Marigoreti, barimo ba Imabilisi n'abandi mwese mugubwe neza. Namwe aho muri abamvuze naho ntavuze, mugubwe neza. Turi mu makuru atandukanye ari kuvugwa hirya no hino, aho tugiye kureba kuri ku bintu bitandukanye. Tugiye kujya umurenge no muri Sirikivu, ndetse tunagaruke kubahuza bavugwa bashyizweho, nibo tugiye kugira gute kugarukaho. Rudahunga, twagarutse. Yes.
bagarutse abakunzi baguze ati ndabona bagidutegereje rwose katujye rero kuri abahuza. mbere yo kujya kuri abahuza umuntu yanyuramo wenda kuri abantu bashyizeho bagiye gutwika imvugo z'urwango. Okay, reka wenda mbere yuko tujya ku bahuza tujye kuri ibi by'abazarendo. Yes, kuko urumva ni ibintu biri très important. Urabona uyu noza bitakwira ari no mu bantu bafatiwe n'umuryango mpuzamahanga ibihano kubera amagambo ye y'urutwitsi agenda akwirakwiza. None ubu rero Kisekedi biravuga ko yamugize shefu, no kuvuga ngo mu buryo buri official asanzwe ari umudepite, ngira ngo urabizi. Yego ndikumva. Asanzwe ari umudepite, yes, asanzwe ari umudepite, ariko ubu noneho bamugize umukuru w'abazarendo, department yose y'abazarendo muri Sud Kivu. Ubwo no kuvuga ngo abazarendo bakoranaga na FRDC ariko bagiye kugirwa mu buryo buri official. Ariyo mpamvu bita binjyana kuri iki kintu, impamvu Kisekedi adashaka ino ntambara irangira, ni ukuvuga ngo ubu ngubu bagiye gusohoka budget yabo kugira ngo babone uburyo barya amafaranga kariya kazu kabo kose. Yego, ni ukuvuga ngo uwo ni Bitakwira, hakaza Muindo Sange muri Nord Kivu. Ni Nzange, yes, urakoze. Kuko n'umundande. Yes, uriya rero nawe bamuhaye kuyobora chef w'abazarendo muri Nord Kivu. Ni ukuvuga ngo iki rero, abangaba bafite imvugo rutwitsi, biramera uvuga ngo muri rusange abantu batwumve neza, aba bazarendo ubundi ni nk'interahamwe. Abantu bafate ko usibye kuba bona inama barenze no kuba interahamwe, noneho barica ibintu byose barabikora. No kuvuga ngo muri rusange Kisekedi arashaka kugumya gukuza departement y'abazarendo ngo igumye iry'abakongomani pe. Yes, iry'abakongomani, ikindi banayungukiramo. Kandi noneho wenda nuza nk'umunyamategeko araza kudufasha. Hari article nabonye mu itegeko nshinga rya Kongo ryasohotse mu 2006 tariki 18 z'ukwa kabiri, article 190 yaje gusubirwamo mu 2011, ibuza gukorana n'imitwe iri prive, milice, amagurupe paramilitaire ndetse n'abamerceneri. Yego, urumva none muri article 188 ikavuga ko ingabo za Kongo arizo ngabo zemewe mu rwego rw'amategeko y'igihugu. None muri article 192 ikabuza activity yari yose imikoranire n'abacanshuro. Urumva ko Kisekedi ari kurenga ku itegeko nshinga. Aricyo ubona bano bantu bamurwanya baheraho, kurabiza iyo perezida arenze ku itegeko nshinga, abandi amategeko ari mu itegeko nshinga, abandi bamurwanya bafite uburenganzira bwo kumukuraho. Yego, rero urumva ko Bitakwira yemejwe guhagarara abazarendo muri abica, agiye gukongeza iki umuriro, za mvugo ze z'urwango akongeze. Kuko urabona, dufate nk'urugero, Kongo hari ibintu bimeze nk'iby'abamugesera. Reba Kinshasa, mama wa Kisekedi aravuze ati rimbura abaswahilofone. Yego, biratangiye Kinshasa, ati abwiye nozo umuhungu ati abaswahilofone ni ukuvanaho. Kinshasa biratangiye. Urumva birasa na bya bindi by'abamugesera bavugaga, ugasanga ibintu bise bitangira gutyo. No kuvuga ngo rero Kongo iri kwisanga batitonze, iri kwisanga muri izi saniro nka 94. Rero nge nkabigarukaho gute, nkavuga ini Kisekedi arashaka gutwika East of Congo, kuko kucya wa mugana adashyira wazarindi wabo muri abice byo mu iwabo. Muri za Kasai, zahe, muri abice byose ariho zahoze ibitwe se wazarindi wumva yorekata. Ni imitwe nyine yaje gushyira hano kugira ngo akomeze atwike, akomeze arya amafaranga, akomeze akorane n'abamerceneri, abamerceneri bakorana n'inyungu z'abanyaburayi. Fata buriya ari ejo nemo ndakubwira ni ikinyamakuru cyitwa Le Soir cyagaragaje neza uburyo akagatsiko muri Kongo karyaga amafaranga kuri ubu rwejo kugira ngo gakomeze gakomeze kuhira iriya ntambara. Harimo amafaranga ateye ubwoba, kuko iyi ntambara Kongo yasohoye miliyari enye z'amadolari. Yego, arimo kugura ibikoresho,
arimo guhemba abameriseneri. Buriya abameriseneri ngo bari 2,000 mu mpapuro, bari 2,500, sibyo? Ariko bakoresha abameriseneri 350, abahembwaga bari 350, abari mu mpapuro budget yabo yasohotse ari 2,500. Umumeriseneri umwe ku kwezi akabarirwa 20,000 by'amadolari, sibyo? Yego. Wakuba n'imyaka 3 kontra ko bari baragiranye kontra y'imyaka 3. Umumeriseneri umwe yabarirwaga 720 by'iki by'amadolari ku mumeriseneri. Yego. Wakuba noneho n'abameriseneri 2,500, nakubye nsanga ni miliyari imwe na miliyoni 800 z'amadolari ku kwezi se? Noneho oya ku myaka 3. Ku myaka 3, yego. Sibyo, ku myaka 3 miliyari imwe, sibyo, na miliyoni 800 z'amadolari. Muri za miliyari enye yasohoye. Okay, noneho rero urafata amafaranga y'abameriseneri umwe amadolari 720 mu myaka 3, ukube n'abameriseneri 350 yishyurwaga, ariko mu mapuro ari 2,500. ni ukuvuga ngo 350 urahita ubona miliyoni 252 z'amadolari yasohotse mu myaka 3, ariyo bahaye bari abameriseneri, kandi mu mpapuro harasohotse miliyari imwe na miliyoni 800. ubwo ni ukuvuga ngo kari agatsiko kari ku butegetsi kariye. Fata iyo miliyari imwe na miliyoni 800 z'amadolari ukuremo miliyoni 152 zasohotse, yego, ku bameriseneri 350, urahita ubona ko bariye miliyari imwe na miliyoni 550 z'amadolari. Nese muri Kongo habaga abameriseneri 350? Muri Kongo ni mercenary 350 gusa bonyine? Ni ukuvuga ngo abari mu mapuro bari 2,500. Yego. Aba noneho bakoraga aya mafaranga yasohokaga buri kwezi, kuko ayo bagezwagaho mu ntoki bari 350. Cyo ni ikinyamakuru Le Soir. Noneho ukareba nkanzura mvuge ni nta abameriseneri baragiye kuba bagiye. Rero ubwo ngubwo agiye gukorana n'iki? Agiye gukorana abarundi nawe arafite ukuntu aryaho, kubitaho Chad gashaka kuzana, kubitaho noneho n'abo bantu yofisarije gushyira muri constitution atigeze anahindura, agakubitamo Wazalendo. ubwo ari budget bigiye gusohoka nyine. Kuri we ntabwo yifuza ko intambara ikomeza, nibashaka bazamukureho ku munota wa nyuma, azaba yarakuyemo amamiliyari ku ruhande. Yeah. Okay, ibyo tukivuga turebe rero bitakwira ahawe kuba boss wa Wazalendo muri Sud Kivu. Mbona ko bitanashoboka ko Sud Kivu nta gihe nta gihe mbona bizamara, nta n'igihe mbona bazayimarana. Ni ibintu byo kubeshya gusa. So reka rero ngire reka bajya kubahuza noneho. Reka turebe abahuza. Yes. Abahuza urabona bashyizemo nuza. Oya, uretse gatoya ndebe kuri Norbert ahavuga ngo ari kuvuga ko Evetura ngo yakije umuriro ibaha imirambo, ubu yakije undi ibaha abatwite n'inkomere n'abamugaye. Abaturage na opposition baratangira kwibaza ngo abasigaye bameze bate. Ubu ni umuriro. Ubwo ari kuvuga kuri ntuza kuri babasirikare ako yati muri Ukraine. Wabonye ko USA na Russia bose bazitiye umwanzuro wa UN ku nshuro ya mbere bahuje politike n'umwanda.